Basuhuje bakunzi ba P-Mining TV aho muherereye hose. Wowe uri mu Rwanda nawe uri hanze y'u Rwanda wumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndabasuhuje. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku itangazo twahawe muri X. Ku rukuta rwa Pi Network. Aho Pi Network igira iti, Pi Network iravuga iti, itegure kugira uruhare mu rugendo rwacu rwo gufungura Open Network. My friend, nawe mupiyona ugomba kugira uruhare mu gufungura Open Mainnet. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Kurikira witonze aya makuru ntiwihutishe kugira ngo ikiganiro cyose kigiye kubera muri aya makuru nawe ubashe kugira icyo wawe ukuramo. Reka rero tubanze duhe ikaze kugira ngo dutangire amakuru yacu. Reka tubanze duhe ikaze abantu bashyashya ku muyoboro. Abantu mwese bashyashya mukandagiye kuri P-Mining TV ubwa mbere, tubahaye ikaze mu muryango wacu. Ni umuryango mwiza, ni umuryango wakira abashyitsi. Hanyuma rero nusanga amakuru yose anyura kuri P-Mining TV hari icyo yagufasha, ukandi subscribe, ukandi no kunzogera kugira ngo amakuru yose aciyeho nawe ajya kugeraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, navuga ngo ni umuntu w'umugabo, turabashimiye. Aya makuru yose tuba duteguye ni mwebwe tuba tuyateguriye kugira ngo mumenye aho ibikorwa bya Pi Network bigeze. Ndabashimiye rero kandi mbahaye ikaze, mureke twumve kandi twitonze amakuru agendanye na Pi Network icyo dusabwa. Pi Network iravuga iti, itegure kugira uruhare mu rugendo rwacu rwo gufungura Open Network mu buryo bwose bushoboka, waba uri umupiyona, waba uri umudeveloper, waba uri umucuruzi, icyiciro cyose urimo nawe ufite uruhare mu gufungura cyangwa mu buryo bwa Open Mainnet. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Bishatse gusobanura iki? Niba uri umupiyona ufite icyo ugomba gukora kugira ngo tugere ku ntego ya Open Mainnet. Nimba uri umudeveloper ugomba gukora ibyo usabwa kugira ngo tugere kuri Open Mainnet. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Ni ugusenyera umugozi umwe tugafatanya nta n'umwe utereranya undi kugira ngo tugere kuri Open Mainnet twese kandi hamwe. Ibikwiye gukorwa n'abagize umuryango wa Pi Network. Ese ni ibiki? Ese ni abahe? Hanyuma umuryango wa Pi Network ugizwe n'ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni icy'abapiyona, icyiciro cya kabiri abamarishandi, abacuruzi ndetse n'abadeveloper. Ibi byiciro uko ari bitatu byose bifite icyo bigomba gukora kugira ngo Open Mainnet byanga byakunda igerweho. Hanyuma reka turebe ngo ese umupiyona arasabwa iki? Umupiyona agomba kurangiza ibisabwa byose birimo no gukora KYC kugira ngo bagere kuri Open Mainnet. Bagomba kandi gushishikariza abandi mu matsinda yabo kwinjira muri Mainnet. Murumva rero ni uruhare rwiza kandi rukomeye ku bapiyona. Niba ufite mugenzi wawe ukaba uzi neza yuko afite ikibazo cya KYC, ukaba uzi neza yuko afite ikibazo cya migration, ukaba uzi ko afite ikibazo cya checklist, wakagombye kumwibutsa, wakagombye kumufasha kugira ngo nawe azamuke. Umuryango wa Pi Network ni umuryango ushaka ko abantu bawo bafatanya, bakorera hamwe kandi bagasenyera umugozi umwe.
niba rero nawe uri umupiyona nyakuri, wakagombye gufata bagenzi bawe ukabafasha mu bibazo bafite. Hanyuma rero nk'abapiyona muri rusange, murabizi yuko kugira ngo tugere ku ntego ni uko umubare w'abapiyona benshi bazaba bakoze ibyo basabwa. Igihe cyose rero uzaba wifashe ntugire icyo utangariza bagenzi bawe, ntufashe bagenzi bawe, wumve yuko nawe mu by'ukuri uzaba urimo wihima. Aha rero mugerageze uko mushoboye, dufatanye kugira ngo tuzamurane kugira ngo tugere kuri Open Mainnet. Twihuta cyane rero turagera kuri Myshand. Abacuruzi bo barasabwa iki? Abacuruzi bagomba gushyira mu bikorwa uburyo bwo gukoresha payi mu bucuruzi bwabo, cyane cyane ku masoko y'aho batuye no mu bucuruzi bw'ikoranabuhanga. Yes. Ahangaha rero, niba uri umucuruzi ukaba ucuruza ukoresha wishyurwa ukoresheje payi, mu by'ukuri baragusaba kugira ngo ushyire mu bikorwa, ushyire ku mugaragaro, ku buryo abantu benshi cyane baza bagakora, bakagura, bakagurisha, bakavunjisha bifashishije payi. Aha niho tuzaba turimo tuzamura mu by'ukuri iterambere rya payi kandi tugana ku muyoboro wa Open Mainnet. Aha rero badusabye byimazeyo rwose gukora ibyo dusabwa mu cyiciro turimo kugira ngo dukomeze duteze imbere icyiciro cya Open Mainnet. Nk'abacuruzi rero murumva ni ibintu byiza cyane. Nimba uri umucuruzi koko waragiye mu bucuruzi wumva ubishaka, ushaka gufasha abapiyona, dufashe rwose, dufashe ubishyiremo imbaraga, ucuruze online, ucuruze muri karitsiye utuyemo kandi ukoresheje payi. Ibi rero bizatuma mu by'ukuri muri blockchain ibiciro bikoza kuzamuka kandi bigaragaza yuko abantu barimo bakoresha payi mu buryo butandukanye. Icyitonderwa ahangaha, nimba ugiye gukora ibijyanye n'ubucuruzi bwa payi, gerageza wirinde umusikama, kuko hari abazaza biyita abacuruzi ba payi ariko bagamije kuza kwiba abapiyona. Ibi rero nabyo, nimba ugiye kugurisha, gerageza uko ushoboye urebe yuko umuntu mugiye kugura koko ari umupiyona nyirizina. Namwe rero bacuruzi mugerageze mufashe abapiyona, ntibayobe, ahubwo mubahe serivisi nziza kandi inogeye abapiyona muri rusange. Reka rero turebe abadivelopa icyo basabwa. Abadivelopa bashinzwe iterambere. Abantu badivelopa bagomba kunoza ibikorwa byabo no guhererekanya porogaramu zabo kuri Mainnet kugira ngo zigere ku bantu bose. Hano rero ku badivelopa, nk'uko mubizi, umudivelopa ni muntu ki? Umudivelopa ni umuntu ufasha abapiyona gukemura ibibazo bafite muri KYC. Aba nibo bashinzwe kudutangira raporo kuri nyir'umushinga. Abantu badivelopa rero ni abantu bakomeye cyane. Murabizi yuko ejo bundi twari dufite na update idusaba gushimira abadivelopa rwose ntitwabura kubashimira kuko bakora akazi gakomeye cyane, bakora akazi ko kwitanga, kuko nta muntu wakora nk'ibyo abadivelopa bakora. My friend, abadivelopa barakora cyane. Aha rero bongeye kubasaba gukomeza gushyiramo imbaraga. Bagomba kunoza ibikorwa byabo, bagomba kubinoza kandi bahererekanya porogaramu zabo kuri Mainnet kugira ngo zigere ku bantu bose. Ibi rero ni ibintu bisabwa kugira ngo byikorwe byanga byakunda, kugira ngo Open Mainnet ikorwe.
Ibi rero ibikorwa badusabye nibiramuka bigezweho tukabikora neza tukabinoza, tuzaba turimo duteza imbere kugera kuri Open Mainnet. Ibi rero nkaba nashimira abantu mwese mukomeza gukurikira amakuru ajyanye na Pi Network kandi mugerageza gukora ibyo musabwa. Ni wowe mupiyona nyirizina, ni wowe ukenewe, ni wowe ugomba gukora ibyo usabwa, kandi ni nawe ugomba kugera kuri Open Mainnet kuko ni wowe uzi koko uri umupiyona, ni wowe uzi icyo ushaka. Aha rero sinabura kubashimira nivuye ku mutima, sinabura kubashimira nivuye imbere kuko mwebwe mwabashije gukora ibyo musabwa, mukaba mwarapasinze KYC, mukaba mwarapasinze migration, muri abantu b'abagabo mukwiriye kwigurira icupa dore yuko Open Mainnet yanageze. Murabizi yuko update twari dukeneye za account zamaze gukora migration zaruzuye, ahubwo dutegereje ngo ese koko kwa timu iratangaza iki. Reka dutegereze rero bashimira kandi babwira ngo duhore muri video ikurikiyeho. Bye bye.